ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu biganza tugende we tutababari abanyamashyara bagambanyi tutababari abarozi bose mwami Imana we tutababari aiwe kubita tutababari mana kubita disi tutababari abanyamatiku n'abanyamashyari tutababari abagambanyi no ku kazi tutababari bashaka kutwirukanisha aiwe tutababarira kubita tutababari nkubitira inyatsi na karande tutababari aiwe ngo dore zizaranzengereje tutababari nkubita bazenguruka baroga aiwe ngo nkubitira igini Imana aiwe ngo nkubitira igini Imana aiwe ngo nkubitira igini Imana we iryo gini rikubiturira n'agahanga aiwe ngo nkubitira igini Imana aiwe ngo nkubitira igini Imana aiwe ngo nkubitira igini Imana akira imbaraga z'Imana akira amavuta y'Imana akira ubutabazi akira amahoro akira umwuka w'Imana alaje kotaya besaini tutayahomure imbaraga z'Imana zibane nawe umwuka w'Imana abane nawe rekotaya bobejezi shaini tutayabo nasekotaya rekomeniase ndasengera ingo mwami Imana rijyaga gusenyuka harimo inonganya izo ntanganya ndazihagarika izo ngo umwuka Imana atangemo alekotaya imbaraga z'Imana zitereyo alekotayabo Jésus de saini tute chando de saini natwe imbaraga z'Imana mu Banyarwanda natwe imbaraga z'Imana mu badukurikiranye natwe imbaraga z'Imana mu bayobozi b'igihugu natwe imbaraga z'Imana yewe Yesu we turasenze mu izina rya Yesu kandi dusengera amatora mu izina rya Yesu kandi Yesu Kristo ukora ibidasanzwe umwuka w'Imana abumuzi byose kandi Yesu alekotaya chando de saini urakoze Yesu urakoze ko wahushuza kwa Imana dusengeye ababuze akazi mwami Yesu kandi badepoza buri munsi mwami Yesu urabageraho imbaraga zawe zibagote mu izina rya Yesu senge bafite bizami bashaka perime na provisoire abashaka kubagereho kandi mu izina rya Yesu Kristo uiteka mwami alekotaya ukorera sangwe mu izina rya Yesu alekotaya abanyeshuri alekotaya haguruka mu izina rya Yesu tegeka alekotaya imbaraga z'Imana zigeho umva turavuga kirakiganza turavuga imbaraga zikugereho nategeka haguruka imisonga izamuka mu kaguru imbaraga z'abadayimoni mu rya Yesu sina rya Yesu desha gacizo imbaraga turasenza mu rya Yesu nawe abazenguruka inzu yawe desha gaciro mu izina rya Yesu ariko wasohoka izo mbaraga zibone mu izina rya Yesu turakwiyese mu izina rya Yesu kandi dusengeye igihugu cy'u Rwanda dusengeye abakozi bawe mwami aho bari hose mwami Imana bari ku murimo wawe urukire kubana nawe kandi mwami dusengeye abafite ibyo kurya urugero ibyo kurya kukuri Imana urakoze imyambaro yitange n'abapfakazi abarushye n'abaremerewe bagire neza kukuri Imana bose warengeye ayindi Imana ihwanye wabere maso wa Mana we Imana yo mwijuru urakoze Yesu haleluya amen amen haleluya cyane n'uyu wenda rasubiza ukabyumva ngiye kuba nambaye irikote Kristo hari igini yishe pe ntago nkubeye yishe igini uko haraho ujya kuvugira Imana bakaguhera ku kirenge bakaminuka ku mutwe Kristo rero nanjye hari yarebye ko nzanjyaho baheraho ngabo hari abaza bashaka kumva ijambo ry'Imana ariko hari n'abaza bashaka kureba uko wambaye babona rwose wambaye inkweto wenda nk'iya makeya muri birahendutse bagatangira ati uyu nta kintu yatubwira ntibumve icyakuvamo cyangwa ntibumve n'icyo wababwira ariko niyo mpamvu akenshi na kenshi abakozi b'Imana reka Yesu agenda twicira igini akadukubita ikote natwe rero turi usanze turi muri bamwe Yesu yaduhaye amakoti turayambaye rero ahubwo Imana ishimwe nanjye aho ngaho niyo mpamvu nambaye ikote ubundi mbere cyambere nakubwira ikintu kiranga umuhinzi ni afite isuka yego ikintu kiranga umushumba afite inkoni n'igikoti rero ntabwo ari umushumba udafite inkoni cyangwa ngo ubu udafite ikoti turavuga umushumba uragira inka yewe ndi wiyenga kandi ikindi kizakubwira nanone hari abantu bitwa abenjeniyeri hari abafundi hari abenjeniyeri
buriya umuntu aje akavuga ngo ngenzi kubaka akaza adafite nivo ntagire na metero nikamba umushipiri nikamba ubwo si umuntu yakwiye ngo azi kubaka akazi yabona none ikindi rero aho ngaho hari nta mupasiteri wambara ikobo wajya kubwiriza wambaye umupira w'amaboko ngo namba umupira w'amaboko njye imbere y'abakristo banyenyoboye ugatangira ukabwiriza kandi uri pasiteri mugenzi wanjye abivuze Imana yishigiye hari igihe ngo hari igihe cyo gukubitwa hari igihe cyageze ukaribura rwose ukaba n'ikintu wambara ubundi mu mubwiriza igice cya 3 haravuga ngo habaho igihe cyo guceceka, igihe cyo kuvuga, igihe cyo kwambara, igihe cyo kwambara ubusa, igihe cyo kunezerwa, igihe cyo kubabara, igihe cyo kunyagirwa, igihe cyo kugama, igihe cyo gusonza, igihe cyo kurya. Reka natwe uyu munsi turi mu gihe cyo kwambara ariko hari n'igihe cyabaye inshuti yanjye cyo kwambara n'ishati zitagira ibipesu, ariko icyo gihe ntabwo byabujije Imana kwitwa Imana cyane rwose. N'ubu Imana yitwa Imana. Turi abagabo rero bo guhamya yuko Imana yambika abantu ikabagirira neza, ni nk'ibyo byose mbese nta mashini. Nicyo nabwira dukurikiranye sibyo, usanga umuntu asenga Imana ikavuga ngo Imana izamugira neza, yareba utabaza akabona ntabwo, yareba ubushobozi akabona ntabwo afite, ariko reka mubwire nti naho Imana itagukura. Kwanza dukomeze abafite ibibazo cyane rwose, tubakomeze turanabasengera bakomere turanabasengera mu izina rya Yesu.